yakubitse icyaha mbashobora kumufunguriraho case. ushaka kumufunguriraho case adashobora guprovinga ko nabwiye Pazo ngo genda wibe, genda muri telefoni ya Yampano wibemo ibintu. Yego urumva, ariko njyewe nta kibazo mfitanye na Yampano, ntabwo nkuko nakubwiye ntabwo natangara Yampano abaye andeze. Gusa ufite n'ugaruka tumba Kigali y'amabya bazayakuramo sushi. Reka ndaza koza mu gihugu cyanjye, u Rwanda ndaruzamo 100%. Ntihagire n'umuntu nkanga. U Rwanda n'urw'abanyarwanda, ndi umunyarwanda, ngira inanga muntu, nzaza. Even if they need to try me, I'm gonna go there. Dumba ntabwo nonese niba wabyumvishe reka gukanga, nge nshatse ikintu Dumba yakoze muri ibi urimo kunyuma nta cyaha mu bintu. Ntabwo ndi kuvugira Dumba, urimo kumva, ntabwo ndi kuvugira Dumba, ariko mu bintu byonyine Yampana dusobanuriye nonaha, urimo kunyumva. Dumba reka nemere ko atari yumvikana na Yampana, akaba yaranamutwitse, urimo kumva. Yaba yarafasha ahantu adashobora kugera kuko azi amategeko yahamuhanira akahohereza ibimara. Dumba he's clean. Njyewe se ikintu ofite ikintu cyonyine mushobora kuba natinya ni ahantu umuntu yaza akahita avuga ati Dumba yampaye iyi video, Dumba yapostinze iyi video, Dumba niwe yampaye iyi video. Ibyo nibyo natinya. Ibyo ntabwo byigeze biba. Ubundi itegeko ni hano. Ngaho ni muzamuke, abantu mwese muzamuke kuri pano hano, muzamuke. Ubu nabazamura ubu mwazamuka. Ahubwo ariko harazamuka. Komeza Dumba, komeza Dumba. Wari uvuze ko ugiye kubivugaho, komeza ubivuge. Ahubwo icyo nzira nkuko mbona hano abantu banyita umugambanyi. Yego, ikintu cy'ubugambanyi cyakomeje kuvugwa Dumba. Reka mwereke njyewe icyo nzira. Njye nzira gufasha abahanzi. Yego, kubera Yampano murabizi mwese ko Yampano New Year's Groove iza kugera umwaka sohora ngo ni umuntu nari nshigikiye cyane. Abantu bari kuri Instagram yanjye bankurikira barabizi collabo za Yampano zacyaga kuri Instagram yanjye. So bwa mbere nyine ibyo abivuzeho agira ati unyumve neza cyane, aravuga ati Dumba mureba kuza kumfasha, ntabwo Dumba byutse mu gitondo ngo amfashe. Dumba yaje kumfasha, ariko se kamarade kuri kumamaga kandi ukuzamura ntuzamuke. Ihangane gato kamarade, uranyumva? Ndimo ndakumva. Yego, ndimo kumva. urimo urabivanga God, urimo urabivanga. Niba ushaka ko mvuga ubwire mvuge ndangize. Vuga Dumba, vuga. Urumva, reka kubivanga. Banza urangize ibyo ngibyo yari arimo aravuga ati ntabwo bwari urukundo. We God, nase uyu nguyu yagiye Dumba sheri. biteke Ni byiza. God agiye meze neza sheri. Cya God sinzi ahantu kigiye. So anyway, bari hano baraza kumva. Yampano rero naramufashaga muri I think last December mukuri abantu bazi challenge n'iki yajyaga kora nkazimu collaboratingira ibintu nkamupostingira nkamubwira ibyo gukora kenshi mu bikari, ibintu byinshi kenshi nijye wabimubwira. Nkabwira ba Beni, uyu ni umwana mwaha muri kuri groove cause ba Beni tuba turimo turakorana hafi no hafi. Ntabwo nakwigatije my brother, ngewe urumva uri muri concentrating so like ibintu concentrating, ariko urabizi ikintu bita inkuru ni inkuru, nubwo bari kubana n'ibirobezo bidashobora no kunkanda ubyo kakandwa amaso. Urukumva nibyo nari ngezeho nkubwira. Uyu musore yakubwiye yavuze ngo Dumba uyu mureba ntabwo mukumfasha kwe. Dumba n'umuntu nirukanse igihe kirekire ngo amfashe, urimo kunyumva, akanzunguriza umutwe. Indirimbo nibagiwe izina ryayo, uraza kunyumva kuri YouTube, ndatekereza babikodinze. Iyo ndirimbo ubonye ikubise nibwo wabwiye, ubonye uburyo arakasa mutwe nibwo wabwiye Yampano ngo ubu ngubu nagutwikira.
tega amatwi Mm. ngo nibwo wabwiye ya mpano ngo ubu ngubu nakwatsa. Ntabwo wagiye gufasha ya mpano nk'umuntu wari ugiye kuzamuka, wafashije ya mpano kuko wari ubonye ashoboye. Aravuga ati rero aba bagabo kumbwira ko banzamuye bumvaga aribo bangize, nari maze imyaka 6 mu muziki, baje mu mezi 6 Pazo namaranye nawe amezi 7 yonyine, bakumva ko bagomba kungira ubuzima bwanjye bakankoresha nk'igikoresho cyabo uko bashaka, bakagira naho bangira ububasha ko ntashobora gushaka umugore. Ibi ngibi ntabwo nagombaga kubyihanganira. Nahisemo ibintu bibiri kuko banyeretse nkimara kubibavugisha, yaba Dumba na Pazo, byagaragaye ku munota wa mbere nk'ibibabwira ko ndi buhitemo ikintu kimwe, kubana n'abadumba cyangwa nkababura, ngahitamo amahitamo yo gushaka umugore. Kuko njya kubwira Dumba gushaka umugore, yanyamaganiye kure, ariko menya amakuru ko yari yamaze kugambana. Pazo yari yamaze kubimubwira, bamaze no kugambana ko bagomba kubimbuza. Nahisemo igikorwa nk'umugabo, ntabwo nari kubana n'abantu mwera mu mezi 6 kuva kureka amahitamo yanjye. Impamvu nashatse umugore, nari maze igihe kirekire numva ndi muri depression iteye ubwoba n'ubwigunge, bitewe nuko nari nisanze muri iyi industry. N'ibintu nari nisanzemo bya femu, nari nkeneye umuntu mba hafi nk'umugore wanjye. Niyo mpamvu nashatse umugore. Baduma ntabwo bashatse kubyumva, bantegetse guceceka no kudashaka umugore. Turi kujyana Dumba. Ahangaha noneho niho hazi ikintu giteye ubwoba, bakavuga ko ahangaha bategereje the right time nk'abantu bamufashaga. Igihe iki ngiki kirazamo iharabika, biramutse bitarabaye kuri wowe byaba ari iharabika. Tekereza ko byajyaho umucyo kuko nuko gukekera ihagane gato. Ufite ya mpano yamarabitse cyane, kuko bavuga ko ngo mwategereje igihe the right time, ko hari umunyamakuru utigeze uvugwa, ariko uyu munsi havuzwe ibintu biteye ubwoba. Hari umunyamakuru wo mu gihe utarigeze atashatse kuvuga izina rye, wabahaye amakuru amaze gukorana ikiganiro ku gihe n'ikinyamakuru cy'igihe kuri tuwa bari bagiye gukorana na Joel mu gihugu ku mugabane wa Europe. Uri kunyumva? Aya makuru akimara kubageraho mu matwi yo kunyumva, ngo nibwo video yahise hanze kugira ngo imwitambike, ndetse bayishyize hanze n'uwo munyamakuru w'igihe ashobora kuba ari mu kagambane ko guhagarika uru rugendo rw'uyu mugabo. Kuko uri kumva ya mpano n'ikiganiro yakoze ku gihe hamwe na Joel Ruti, ntabwo icyo kiganiro kigeze gisohoka ko mwahisemo mutambika. Sorry, uko abivuga we, reka ntikoresha ngo ngumwa kandi wowe utabyemera cyangwa utanarimo. Avuga ko hahise hitambika mira video, akavuga ko ibyo bintu byakozwe na Pazo. Abigiri ndi gukotinga amagambo ya mpano, abigiriwemo inama n'umuntu bita Muzafaru. Ahubwo icyo kirego nicyo ya mpano yari kurega kuri RIB. Ibyo ngibyo ibyo avuze kuri live byari gufata neza iyaza kuba yarabivuze kuri RIB, akababwira ati Pazo yasakaje video ariko Dumba ari we yamutumye. Ubwo rero kuri RIB bari kubaza ukuntu nje bari gushaka proof ntuma Pazo. Urumva? Ariko we avuga ko ari wowe master planner wa buri kimwe. Urumva? Ariko we agiye kuri RIB, agiye kurega ikirego, yareze ko ngo ntabwo nafashe responsibility nk'umuntu mukuru. Yego, niko atubwiye. Kubera iki hano kuri live avugiraho ibintu bimwe atareze? Kubera ko ari byo byumvikana. Ubundi kuba master planner nibyo yari kuvuga, nibyo yari kurega hariya ati Dumba niwe yatumye Pazo. Ariko we yagiye kuvuga ngo ntago nabaye umuntu mukuru, ngo ntago nafashe responsibility, which RIB ntabwo yigeze impamagara. Urumva? Ibyo bintu sinibaza ko RIB yabimpamagarira, kereka ngira ngo ndi i Kigali bashobora kumpamagara nkagenda nanjye nka proving ibintu byanjye ko ndi innocent. Bari hagati aho ngaho njewe the fact that ntabwo avuga ko nasakaje amashusho nicyo amategeko ntabwo ashaka gusakaza amashusho. Ndibaza ko niyo ntabwo naba mubi cyane, singewe mubi wagenda muri telefone watuma uwo nguwo. Mbese sinibaza ko ikibazo kiri kuri ngewe watumye Pazo
nkuko abivuga kurusha uwafashe video. We ninde wamutumye gufata iyo video yambaye ubusa? Ese iyo video yambara ubusa yayishakaga hiki? Urumva why would you get a video ugafata video wambaye ubusa urimo urarongorana n'umugore wawe kugira ngo Duma nze kubigiramo ikibazo, kugira ngo Dumba baze kuvuga ngo Duma niwe yatumye Pazo? We wifashe video urimo urarongora, none urimo uradushira mu bibazo ngo watumye udafite na proof. Kindi kintu nagumye nkubwire ejo, aravuga ko baravuga ko video yari kuri email ifite abantu 4. Abo 4 kubera iki batabareze? Abo 4 nibo bari nibo Dumba ni uri dangerous kurusha abantu 4 bari muri email ye. Dumba ari dangerous kurusha abantu 4 bari muri email bashobora kwigiraho access. Urumva ibyo byose yavuze yabeshe. Ntabwo nigeze ntuma Pazo ntabwo njya mvugana nawe cyane. Ko uzangiye katuvuge ko Pazo tuvuganye, niba Pazo mvugana nawe cyane mu mwaka ushize navuganye na Pazo inshuro 3. Niba zibaye nyinshi kanzigire nyinshi inshuro nk'eshanu. Pazo ni mu mwaka ushize nibwo navuganye nawe. Umuntu uvugana nawe inshuro 5 ntago mwagambana ibyo bintu byose. And then if they can check Pazo's phone ibyanjye nawe ntabwo ari gusa ya mpano we yibazaga ko njyewe, ni nayo mpamvu yandeze yaramfitiye umujinya, nuko ukuntu twakoraga ibintu yaratangiye gukora ibintu mu buryo butari bwo. Ya mpano asohora ibi video, asohora audio bitagira video bivanga murabyibuka ibyo bintu byabaye kuri Marina, nkamubwiye ati reka gusohora indirimbo muri ubwo buryo, kora official video amafaranga urimo urayabona kuva kuri New Year's Groove, kuva kuri New Year's Groove nyagira umuntu umvugiramo bamuting bose. Kuva kuri New Year's Groove ya mpano bamuha stage kwa The Ben, ya mpano yatangiye kubona ibiraka bakurana na Pazo. Ya mpano yabona ibiraka nkamubwira ati ya mpano sohora video, ufite amafaranga ashobora gufata video. Hari abana benshi bashobora gukora video z'ibihumbi 600 aho kugira ngo usore indirimbo uzikubiseho ibyo biboro. Ya mpano akambwira araza kubikora, akagenda akongera akamamagara ngo ubu tugomba gutwika gutya. Nambwira ya mpano ibintu ukeneye nibi. Noneho ku buryo tutajyaga twumvika. Ya mpano nanjye gukubita bavuye kwa Nuza ko yabyimbye, avuye kwa The Ben yarabyimbye. Nta muntu yumvaga. Abantu bari muri industry baramuzi nuko bigirisha. Abantu bo muri industry bazi ya mpano n'umutwe we munini n'umuntu atumva n'iki. Yajyaga nyiyorobekaho buri gihe mbere dukorana, akazajya amubwira ibintu akabikora. Arangije kuva kuri New Year's Groove ya mpano nta kintu twavugana ngo akore. Nta kintu twavuganaga ngo akore. Ya mpano before njya kumva ngo baramuvinze bavuye Nyamirambo bagiye Kanombe we na Pazo. Pazo abanza kumpamagara arambwira ati ya mpano yampinduye, zimwe ya mpano yanyihinduye. Ya mpano abona uwo mugore byo yarampamagara arambwira ati nabonye girlfriend n'iki. Nyuma yo kumbwira nabonye girlfriend araza arambwira ati ninduza kugukorera ibintu. Kozo umuntu aba afite abapampe ntabwo ushobora kuba umusitari na hit yari afite. Ya mpano murabona ko ari umuntu yagiye no ku ishuri. Biba bigoye kugira ngo yimanaging ibintu byinshi. Contracts ziba ziri mu Cyongereza, ibintu biba bimeze gutya. Ubu ukeneye umuntu ashobora kugukorera ibyo bintu. Ya mpano ashaka kurongora, ashaka kwiswerera umugore we, aravuga ati Pazo agende. Aravuga ati Pazo agende, Pazo simushaka ewana biba kavuyo. Ndamubwira ya mpano ntabwo uza kubishobora. Rero uko kutumvikana na ya mpano umubwira ati ibyo bintu na Pazo, ngiye Pazo ntabwo ari inshuti yanjye wa mugani nka ya mpano. Ya mpano niwe inshuti yanjye kurusha Pazo, niwe yari inshuti yanjye kurusha Pazo. Oya atubwiye ko umuntu wawe wa hafi ari Pazo. Arabesha. Utigeze ugirana ubushuti na ya mpano kurusha ubushuti wari ufitanye na Pazo. Arabesha rero wababesha.
ababeshe Yes. nkuko nkubwiye ati mu mwaka Pazo mvugana nawe niba naravuganye ahubwo ya mpano yumva kubera Pazo mvugana nawe mu kigande yumva twumvikana cyane kurusha we koze iyo tuvugana na Pazo tuvuga ikigande we ya mpano yumva ko hari ibintu twumvikanaho cyane na Pazo kurusha we nawe but like really Pazo ntabwo yari inshuti yanjye to that extent ese Pazo abaguti inshuti yanjye abantu batabizi abo bantu bose bo muri showbiz bakabaye babizi ko Pazo ari inshuti yanjye but like Pazo is not my friend like that so yamana naramubwiye ati man uwo Pazo ugiye kwikuraho yari arimo aratigita arimo akora ibintu bya yampano kuva kuri New Year's Groove ya last year byahise bimanuka ava views ze zikazajya zimanuka zigenda bigaragara kandi bigaragara ngo iyitwaga Metresi views zigenda zigabanura ikitaga ngo umukobwa w'inzobe cyana cy'inzobe zigenda zigabanuka mubwira impamvu views zirimo ziragabanuka nuko na video zirimo zirasohoka abantu bagutegerejeho video urimo urasohora audio kandi audio urimo urazisohora mu buryo bubi bajyana ibibazo na Marina bya audio no yamana kumva ndi umwanzi akumva ndimo ndagambana na Pazo je Pazo ngambana nawe kubera iki reka na Pazo je nagombaga kugambana nawe diro ya mpano ngira ngo nkubu kuba yarasohoye video arimo ararongorana yabikoresheje kugira ngo ndwanye njewe Pazo iyo video ntabwo sinafashe video Pazo ntabwo nigeze mubwira Pazo asakaze video urumva we umuswera afite responsibility yo kubera afashe muri telefone ese telefone injewe simbisakaze urumva nta nibyo yakabaye yarareze muri RIB kuya muri RIB ibyo batwaye ariko sibyo yareze ibyo yareze it doesn't make sense ngo Dumba ni yabaye umuntu mukuru ngo gukumira ibyaha ibyo nibyo yakabaye yarareze ati Dumba ishakiye nazi mu gitondo nkabivuga uko nshaka tu nkatwika nkavuga ati Dumba naravuga ariko if you can no prove it, ni ibintu byafungisha umuntu then akoze ntabihari ntabwo namenye aho batonganiraga babaga bari kuri ground ndibuka bigeze kumpamagara bari no ku Gisenyi ngo bagiye kwiyunga Pazo avuga ngo amafaranga ye ntabwo tinya ko nibyo bintu Pazo yavugaga ngo amafaranga ye ntabwo bapfa amafaranga bayiza abo bakungu bapfa amafaranga ngo sinzi amafaranga bari bamwemereye Pazo yampana amafaranga yari yamwemereye ngo kandi naya muhe ngo niki n'ibikiro simbi ari nge none se ngewe yampano yaba yarankoze iki ku buryo mutuma ko Pazo ari bo bafite icyo bapfa amafaranga ese abantu bo muri industry banzi abantu muri industry muzo ukuntu nkora ibintu byanjye ibi bintu ni bya bibindi urumva nkuko Keza bashwana na Muyango and then nkagerageza ibintu inyuma kuba nabitunganya and then we hakavamo umwe akanyihinduka that's how it is cause nashakaga ko yampano akorana na Pazo nkazajya mbabwira ati mani mwongere musubirane icyo kuvuga ngo yampano namubujije umugore we naramubwiye ntabwo namubwiye sinabuze umugore yampano ndashaka wa mugane nzamurongora ntabwo yampano nzamurongora sindi umutinganya naramubwiraga ahantu ugeze yampano nugukora kuzi dukorana n'abahanzi benshi twumvikana urabona Kevin Kade tuba turi kuri call na Kevin Kade tuvuga iki nicyo gikurikiraho yampano nuko twabaga tumeze tuvuga ati Kevin ubu ngubu turakora iki ubu gikurikiraho ni iki yampano rero we tugira ahantu udashobora kumubwira ati gikurikiraho ni iki koze ubwo umubwira ati gikurikiraho ni iki ari kumwe n'umugore ari mu bitanda uramubwira ati tuma hangaha ntabwo bigishoboka gukora rero najye nk'umuntu uri muradiringa nabo inyuma mu gikari n'ibintu n'ibihangano byabo we yumvishe ko ndi umwanzi
ibintu ntabwo biba birimo birakora, what are you gonna do? Ndamubwira ya mpano mbamuretse gutya, sometimes akampamagara simwitabe, sinjya mbahamagara, sinjya abahanzi simbahamagara, mbahamagara mbashaka iki, nibo bampamagara. Rero yampamagara simwitabe, nkavuga ati n'ubundi ko turangiye kuvuga n'inshuro 5 inshuro 6 umuhungu ibintu twavuganye ntabikore, kubera iki se ngiyewe mba ndaho ngaho ngoma mfata telefoni za ya mpano. Rero ya mpano nangiye kumugostinga, ngira ngo yumva ko nabaye umwanzi. Ntabwo nza gufata telefoni zawe mu gihe byo tuvuganye ntacyo ukora. Urumva ubwo agiye kurega video zisohotse, yumvaga ko natumye puzzle nicyo kibazo. Ya mpano ni buri hano, nibyo byonyine byabaye. Wowe wumvishe ko kubera ntari ngushigikiye mu ntambara yawe na puzzle ko nari nakubereye umwanzi, kandi nari ndushe gukorana nawe mu bintu bitakora. Uribuka neza ko ya mpano habayeho boro ya Double J, habayeho boro Godfather, uranyumva? Urumva ya mpano ikindi kintu ngira ngo kambahe nk'iyi scenario, ngiye kubaha iyi scenario. Godfather nawe ntago anzanye hano kugira ngo ngume mvuga kuri ibintu akurikirana ibindi bintu. Nk'ubu ya mpano yigeze kugira abana b'abarundi Double J na Kiriku, baramubwira ibi nanone mbivuze bwa kabiri, ariko ubwo muri benshi ndaza bambwira, baramubwira ko bashaka indirimbo yitwa ngo Umurundi kazi bayikore remix. Ya mpano araza arampamagara arambwira ati ibi bintu urabitekereza iki? Aba barundi barashaka ko ingo Umurundi kazi tuyikora remix. Mbitekerezamo kubera nabo n'abantu mba nkorerana nabo na hafi ba Double J ba Kiriku, n'abantu dukorana mbaha ideas ikora ukugira cya hano iyi video niyo yakora. Ndamubwira ati ya mpano indirimbo ifite miliyoni 5 kuri YouTube. Hana abanyabwenge baraza kunyumva n'ibigoryi byinshi biraza kukwasama. Namubwira ati ifite miliyoni 5 kuri YouTube, iracyari audio. Ibigoryi kandi hari abantu babumva nabi, urumva ifite miliyoni 5 ari audio kuri YouTube. Ba Double J bi Burundi barashaka ko kugukorera audio, bashakaga kugira ngo bakore audio baraza kuyishura, video baraza kuyishura, and then realities bumvikane. Urumva ya mpano nkomeza ndasobanura avuga ati ya mpano nta kintu homba, kubera ba Double J bashaka ko indirimbo ibi yabo, bashakaga ko the song indirimbo nibarangiza kuyikora remix ije kuri page ya Double J once again. Noneho ndamubwira iyo ni idea nziza, we nta kintu ufite